murasohotse cyangwa muri mu mwuka cyane? Tuvuge ngo amen. Ndanezerewe kongera kugaruka hano, ni umugisha udasanzwe cyane. Hano bo muri kabine bamfashe batwongereho zino returu, ndacyagirana ibibazo n'ijwi ryanjye. Zamuraho gato nidusohoka ndakugurira akantu tu. Tuvuge ngo amen. Twongere tuvuge ngo amen. Ndanezerewe cyane kugaruka hano. Ntabwo ndi umushyitsi hano, nanjye ndi umwana mu rugo. Tuvuge ngo amen. Bona mutabyishimiye. Ubwo dakomye amashyi bimeze bite? Yeah. Hano ndi umwana mu rugo kandi ntawe muzanshyira, ndahari tu. Tuvuge ngo amen. So rero turabashimiye mwese ubuyobozi bw'itorero, ababyeyi bacu turabashimiye. Bani baho umugisha, mwarakoze kudutekerezaho bino minsi 21 mukaduha agatuti. Turashimye cyane, munyemerere tubakomera amashyi ababyeyi Imana yaduhaye. Yes. So ndanezerewe, nitwa Jackson, umupasiteri, nyoboye itorero ryitwa Spirit Revival Temple, dukorera Kicukiro. Ndibaza ari ibyo, ndi umugabo ndubatse, Imana ihabwa icyubahiro. Mfite umugore umwe mwiza cyane, nimuzana muzayibona. Yego, abana bo ni 4 ariko hamaze kuza umwana umwe, urumva ko hakirimo akazi ko gukora. Ababyumvishe batinze. Tuvuge ngo amen. Reka tujye muri Ezira. Mwana nkunda kubwiriza nezerewe, aha hantu harimo muri kino gihugu. Nkunda kubwiriza aha hantu nezerewe. So nimubona nirekuye nuko hano ari mu rugo. Amina. Yes, baduhaye igitabo cya Ezira as a topic. Ezira ibice 8. Agize umusomyi mwiza wadusomera fasha. Ezira ibice 8 turahera ku murongo wa 21. Hari umusomyi mwiza twabona cyangwa aho tukagusomera? Murakoze papa. Maze ntegeka kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo ituyobore inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo. Ko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo. Ahantu muhumve neza niho turi buganire. Z'abasirikari n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Ngo badutabare ku babisha bacu bari hehe? Mu nzira. Mani kugamba inzira bajyagamo hari harimo ababisha. Ongera uhadusubiremo papa bahumve neza. Kuko nagize isoni. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikari n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose. Haleluya. Bagirire neza. Amen. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Ushobora kubona umupianiste? Just agatapi gatoya. Tuvuge ngo amen. Ntago ndi burambirane, tuvuge ngo amen. Mbariza mugenzi wawe mundebe mubwire turiteguye ijambo ry'Imana. Mubwire ngo ufashwe vuba vuba, turi kwihuta. Mubwire ufashwe vuba vuba kabisa. Yes. Baduhaye topic muri no minsi 21 bama specifically kuvuga kubabisha bari muri uru rugendo. Ndibaza abandi bakozi Imana bakoze imbere yanjye ndetse n'abandi bazaza nyuma yanjye. Nanjye ngiye gushyiraho itafari ryanjye ubundi turusheho kugira ibihe byiza. Igihe cyose Imana yagize
yaduhaye ubuntu bwo guterana tungana gutya, ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo guhuza abantu bangana gutya ntacyo yateguye. Ntabwo Imana ishobora gutegura porogaramu nk'iyi y'iminsi 21 ntacyo Imana yateguye, ntabwo bikunda. Ahubwo iteka iyo Imana ishyizeho porogaramu nk'iyi iri specific, nuko iba yifuza kugira ikintu runaka ikora muri iyo sezo. Tuvuge ngo amen. Iminsi 21 ntabwo ihoraho, ariko nanone n'igihe cyo kugendererwa ntabwo gihoraho. Tuvuge ngo amen. So umuhanga ntabwo ari uzi indimi nyinshi, umuhanga ntabwo ari uzi kurondora cyane, oya, ahubwo umuhanga numenya ibihe, akamenya icyo agomba gukorera muri ibyo bihe. Kuko Imana ni Imana ya season, ni Imana ya kairos, ni Imana y'igihe runaka. So rero iyo Imana yateguye porogaramu nk'iyi, nuko ibishaka kugira ikintu cy'umwihariko Imana ikora mu bantu bayo. By'umwihariko uyu mwaka ugitangira, impamvu Imana yateguye ino porogaramu y'iminsi 21, impamvu Imana yakuraritse nanjye ikandarika, ni ukugira ngo ikiri gikora mu buzima bwacu ndetse no mu buzima bwawe. Atari no mu buzima bwawe gusa, oya, ahubwo n'umuryango wawe, kuko uri hano uri presentinze umuryango wawe mu izina rya Yesu. Nimba warakoze iyi minsi 21, trust me, hari ikintu Imana iza gukora kikaza gushokinga ubuzima bwawe. Ntabwo ushobora kurangiza iminsi 21 hatari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Mu buryo bwa transformation hagomba kugira ikintu gikoreka. Mu buryo bwa finance tuvuga ngo amen, mbabwira akantu. Iyo Imana imanutse gukora, byange bikunde, niyo waba uri impumyi urabibona ko Imana yakoze. Somebody shout hallelujah. Ntushobora kuyoberwa gukora kw'Imana. N'abapfumu n'abakonikoni igihe rimwe Farawo yarose inzozi aranazibagirwa, arababwira ati mwebwe muzibuke kandi munazinsobanurire. Baramubwira ati ibyo tubwira ni iby'Imana itamenye. Hari ibintu n'abapfumu badashobora, hari ibintu n'abarozi badashobora, byonyine wabireba gusa bati ibi nta bindi, ni Elohim Adonai. Nta wundi wakora ibi bintu. Najya nkuhanurira uyu mugoroba, muri iyi minsi 21 Imana iraza gutangaza ubuzima bwawe. Haba bakwanga, haba bakuguvuga nabi, bose bazaba bati hari icyo Imana yakoze ku buzima bwe. Oh, zamuri buvanganza uvuge ngo haleluya. Icya kabiri, iyo uje mu materaniro nk'uyu mugoroba, tuvuye umugoroba turi bugire ibihe byiza. Tuvuge ngo haleluya. Igihe cyose Imana iguteye iteka ryo kuza mu nzu y'Imana gutya, trust me, ugize umutima wawe ufunguye. Kubera iki? Baramya hari icyo Imana yakora, mu ijambo hari icyo Imana yakora. Iyo uzanye umutima ufunguye imbere y'Imana, biroroha ko Imana ikora. Ndebera mugenzi wanjye, ufungura umutima wawe, indege igiye guhaguruka. Mubwire, munyeganyeze, mubwire ati tifunguka, funguka. Ikimana yakuzaniye hano uyu mugoroba uraza kugisubira nayo mu izina rya Yesu. Package Imana yaguteguriye muri iminsi 21, habe Satani ntago azakubuza kuyitahana yuzuye mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Iyi ni inkuru twasomye ya Ezira. Iki ni igitabo n'amateka maremare ntajya gusubiramo kuko ni birebire pe. Cyari igihe bavaga i Babuloni baraza bajya kubaka Yerusalemu. Icyabaye niki? Nehemiya yagiye mbere. Nehemiya na Ezira bari bafite imitwaro itandukanye. Nehemiya yari afite umutwaro wo kubaka inkike z'i Yerusalemu, uwo ni Nehemiya. Ariko Ezira Bibiliya iravuga ngo yari umwana w'umutambyi, yari umutambyi nawe ubwe, yakomokaga mu muryango wa Aroni. We yari afite specific mission yo kubaka urusengero rw'Imana. Tuvuge ngo amen. Rero igice cya kabiri gihe cyavaga i Babuloni kizanywe na Ezira, aha niho twasomye kuva mu bice cya mbere kugera mu cya gatandatu, ariko cyane kuva mu cya karindwi kugera mu cya 10, niho uyu mugabo Ezira tumubona n'imirimo yatangiye gukora. Bishatse kuvuga iki? Bageze ku gice cya 8 cyangwa se umwami amaze kumurekura, ariho twasomye, aramubwira ngo turekure twebwe tujye kubakira Imana urusengero. Umva icyabaye rero. Ezira yari yizi neza ko imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwe. Yari umutambyi, yavuganaga n'Imana, yarasengaga. Icyabaye niki? Umwami aramubwira ati uwaguha ingabo zikagenda zikweexcotinze, kuko igikorwa ugiye gukora ukeneye bodyguard, ukeneye ko umwanzi wawe atazakugiraho ijambo, ukeneye ko
hari imbaraga ari systeme y'isi yakurinda. Umutambyi aramura ati no, twebwe ntago turindwa na systeme z'abantu, twebwe ntago ndabizi ko mu nzira dufite ababisha benshi, mu nzira dufite abatwanga benshi, ariko twizeye amaboko y'Uwiteka Imana ishobora byose. Ni byiza ko waduha izo ngabo, ariko tuvuge ngo haleluya. So mu yandi magambo, Ezira agiye Yerusalemu kubaka, hari ababisha, hari abanzi mu nzira badashaka ko akora icyo gikorwa. Kimwe ko natwe mu buzima bwa buri munsi, munkurikire neza, twavuye i Babuloni twuvanyeyo na Kristo. Tuvuge ngo haleluya. Turakizwa, yadusanzwe twigaragura mu ifata, aratubwira ngo tugiye gute tubeho. Biravuga ngo niwe rembo, twinjiye mu irembo. Ariko urugendo twatangiye kuva igihe twakire Kristo kugera naho tuzagira muri Yerusalemu, oh my goodness, harimo intambara, harimo urugendo, hari ibihe bitoroshye. Tuvuge ngo haleluya. Ariko igitangaje si ibyo duhura nabyo, igitangaje ni imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwacu. Igitangaje si ibiturwanya, oya, ahubwo igitangaje ni ukuboko k'Uwiteka Imana kudasanzwe kuri ku buzima bwacu. Tuvuge ngo haleluya. Sindakumva, tuvuge ngo haleluya. So icyo gihe baraza bahura n'abanzi bigenda, ariko inkike zigira gute zirubakwa, urusengero rugira gute rurubakwa. Icyo nshaka gutindaho bampaye rero sasa ni ababisha cyangwa se ni ibibazo duhurira muri uru rugendo. Reka mbabwise ukuri, wabyemera wabishaka, na Yesu ubwe yasenze isengesho rirantangaza, haravuga ngo Mana ngo sinkusabye ubakure mu isi. Urumva ku kantu, ndagusabye ahubwo ugire gute uyibarindire. Mu mene magambo, kuyiturindiramo yarazi ibyo tuzahura nabyo. Nawe ubwiwe arivuga ngo baranyanze, namwe ntimutegereze ko bazabakunda, bazabanga, bazabavuga nabi, ariko muhumure, nasabasengeye, Imana izabarinda. Mane magambo, inshingano y'Imana ku buzima bwacu iya mbere ni ukurinda ubuzima bwacu, kuko na Yesu ubwe arabizi ibyo duhura nabyo ntabwo byoroshye. Uzi impamvu abyumva, nuko nawe yahuye nabyo. Gusonza yarasonje arabyumva, kuvugwa yaravuzwa arabyumva, gutotezwa yaratotejwe arabyumva. Ariko igitangaje nuko yanesheje. Nuko yanesheje, natwe tuzahora tugira gute, tuzahora tunesha. Reka mbabwize ukuri bwoko bw'Imana, muri ibi buzima turimo harimo ibirushya byinshi, harimo ibintega byinshi, harimo challenges nyinshi, harimo ibivunanye byinshi, ariko icyo twizeye amaboko y'uwaduhamagaye. Tuvuge ngo haleluya. Wabyanga wabyemera, Bibiliya ivuga ngo ibyaremwe byose bitegeranyije iki? Mwani magambo, ibyaremwe byose birarushye. Umeze urarushye, one way or another urarushye. Igitangaje, tuvuge ngo haleluya. Biravuga ngo uzaca mu mazi ariko nazagira gute, uzaca mu muriro ariko nuzagira gute, ariko uzabagize gute, wawuciyemo. Nimba uri kuwucamo witaka camo, ufite isezerano yuko uzawurindirwamo, ariko kuwucamo uzawucamo. Hari umuriro ushobora kuba ufite w'umuryango wawe, hari umuriro ushobora kuri gucamo w'umwana wawe, hari umuriro ushobora kuri gucamo w'ubushomeri, ariko reka nkubwize ukuri, uzawucanamo n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Bavandimwe bakristo muterane umugoroba, najya mbabwira ikintu kimwe, icy'ingenzi si ukwita ku muriro ducamo, icy'ingenzi ni ukwita ku ijambo rya gihanuzi ryavuzwe ku buzima bwacu ngo uzaca mu muriro ntacyo uzagutwara mu izina rya Yesu. Bimwe mu bintu biduca intege muri uru rugendo nuko dukura amaso ku Mana yavuganye natwe tukayihanga ku bibazo. Icyo nicyo kibazo. Muribuka umugabo witwa Petero, bambutse abona Yesu ari kugenda hejuru y'amazi. Arangije barabaturana umuzimu. Yesu arabatige ntago ndi umuzimu, ntago ndi umuzimu, ndi Kristo. Petero aramubwira ati nimburiwe nanjye tegeka ngire nte nze ngendere hejuru y'amazi. Petero agira ngo ni blague. Uzi cyabaye? Petero ashyira ukuguru ku mazi, yumva ko abaye kaburimbo. Ati intambwe ya kabiri iravuga ngo Petero ahanga amaso Yesu. Tuvuge ngo haleluya, tuvuge ngo haleluya, tuvuge cyane haleluya. Umva icyabaye, Petero uko amuhanze amaso yatera intambwe akumva ni kaburimbo, yatera intambwe akumva irakorobye neza, yatera intambwe akumva. Umva rero ikibazo ahantu cyabaye igihe yakuye amaso kuri Kristo, atangira kubwira bene data ati Petero
nagendeye ku mazi. Atangiye gusubiza inyuma amaso y'inyuma, niho umva icyabaye, niho amazi yatangiye gufunguka, atangiye umva icyabaye. Umva ukuntu formule imeze. Formule imeze gute? Amaso yawe ni kuri Kristo, amaso ya Kristo ku mazi. Niyo formule. Kuko iyo umukuyeho amaso, we amaso yari yashyize ku mazi ayakura akayagushyiraho. So the best option ni iyi, uburyo bwiza ni ubu, nuko amaso yawe uyatumbira kuri Kristo. Tumbera Yesu wenyine, niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Amaso yawe nuyakura kuri Kristo, trust me, ibiguhiga bizakumira, ibiguhiga bizakugiraho imbaraga. Amaso yawe nuyagumisha kuri Kristo, Kristo azita ku biguhiga, Kristo azita ku banzi bawe, Kristo azita ku bikurwanya. Ariko ibanga niri amaso yawe nagume ku mwami w'abami. Mwana magambo, amaso ya Kristo agira imbaraga y'amaso yawe amuhanze. Icyo nicyo kubera iki? Pressure z'ubuzima, pressure, agahinda, ibibazo, kubura akazi, gupfundikanya. Ushobora no kuba ufite akazi ariko ubayeho mu mibare, havuyemo umubare umwe gusa, ni ibibazo. Salary ijya kuza wabariye imibare. Ntabwo byoroshye nshuti, ntabwo byoroshye. Uzakwirariraho ntuzakubwira ngo muri urugendo biroroshye. Ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu muri ino minsi 21 tugomba kureba uyu munsi n'ejo, ndavuga bike bindi nzabikomeza ejo, turebe ni ibihe bibazo biri mu buzima bw'abakristo, ni ibihe, nabahe babisha, ni ibihe bitugonga. Ni byinshi: ubukene, indwara, ubuzima, ibibazo bigiye bitandukanye. Icya kabiri, tukagira umwanzi ubahebuje bose witwa Satani, udatuma dusinzira. My dear, biravuga ngo urwanye Satani nawe azagira gute? Wakubwiye ngo umurwanye nuko azi koko akurwanya nawe. Hari abakristo ngo Imana izabikora. Hari abakristo wagira ngo bavukana na Satani, wagira Satani n'umujama wabo, nta kibazo, nta bifu bagirana, hari umugabo umwe nigeze kuganira nawe, haje ati nge rero nyoberwa n'ikintu abantu barwana nacyo. Yesu nta bibazo ngirana nawe, Satani nta bibazo ngirana nawe. Umwe ngerageza kumukorera, undi nkagaruka nkamukorera. Ndagira nkubwize ukuri, kuva warakiriye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ni wowe aduyi mukuru wa Satani. Satani ni wowe wahiga kuruta abandi. Kuko muri Kristo turisobanukirwa, muri Kristo tumenya abo turibo, kandi uko tumenya abo turibo Satani ari mu bibazo. So rero ntiyaguha agahenge. Na Yesu umwana w'Imana ubwe Satani yamugezeho. Yesu umwana w'Imana wavuye mu ijuru, utarabyawe n'amaraso, utarabyawe n'umugabo, Satani yamugezeho he? Ari mu masengesho 40 jours dizaine de prière, basenga yiriza iminsi 40, azi ko ari bubone marayika, azi ko ari reka mbwize ukuri, reka mba shocking. Satani nta gutinya kuko wasenze. Ubarabana bose ko muzava muri 20 warahindutse umuriro Satani ahubwo nibwo azakuzaho, nibwo azakuza. Yesu ubwo akiva ku musozi iminsi 40, namba namwe si murya ku mugoroba ko mutabivuga, ntago murya ku mugoroba, murafungura ku mugoroba. Yesu yamaze iminsi 40 nta ariko agirangiza niyahura na marayika, akirangiza niyahura na presence y'Imana, akirangiza ahura na Satani. Ati ngwino, Bibiliya vanga muzamukana ku musozi. Amuzamukana ku musozi, arati nimba umwana w'Imana, aramugerageza. Nimba Satani ataratinye Yesu, wowe utekereza ko byagenda bite? Aratera, arakubita, aca hirya no hino, ariko ibanga rituma tumunesha ntago ari kubw'imbaraga zacu, ni ukwibuka umurimo Kristo
Kristo yakoze ku buzima bwacu. Umurimo Kristo yakoze ku bwacu niwe utuma Satani aneshwa. That's it. Naho ibibazo byo kanirukanga dusoze hakiri kare. Tuvuge ngo haleluya. Twongeye tuvuge ngo haleluya. Reka dusome muri Yohana 16. Yohana 16:33. Papa dufashe nanone tasoma ibyanditswe nka bingahe. Yohana 16:33. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri ye. Kugira ngo mugire amahoro muri nje. Mwisi mugira umubabaro. Mwisi mugira umubabaro. Ariko nimuhumure nanesheje isi. Oh my goodness. Ongera usubiremo, ongera usubiremo. Mwumve neza, mwumve neza. Kugira ngo mugire amahoro muri ye. Kugira ngo mugire amahoro muri nje. Mwisi mugira umubabaro. Mwisi mugira umubabaro. Ariko nimuhumure nanesheje isi. Uwo ni Yesu uvuga ngo ariko muhumure yanesheje iki? Sindabumva yanesheje iki? Dusomere muri Yohana wa mbere 5:4. Male kazobalagade. Yanesheje isi. Yohana wa mbere 5:4. Kuko icyabyawe n'Imana cyose. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Kinesha iby'isi. Kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi. Nukwizera kwacu. Irekerera aho ngaho. Umva ndabona kuri screen bagishyize. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha. Hari abantu babyawe n'Imana bari hano bavuge ngo amen. No sindamva abantu babyawe n'Imana bavuge ngo amen. Muri Petero wa mbere haravuga ngo murebe urukundo data wa twese yagize guteya rwatumye duhinduka kuba abana. Mani magambo niko turi abana b'Imana twabyawe n'Imana. Biratubwira rero hariya musubizo kira cyanditswe. Biratubwira ngo icyabyawe n'Imana cyose gifite imbaraga, gifite ubushobozi bwo gutsinda isi. Tuvuge ngo haleluya. Yesu nawe arabivuga. Biragoye biraruhanyije ariko mukomere nanesheje isi. Mani magambo Yesu Kristo niwe byiringiro byonyine bidakoze isoni. Kumwizera niko gutsinda isi. Kumwizera niko dutsinda ibibazo biri muri uru rugendo. Bwoko bw'Imana Satani azahora dutera. Satani azahora twutera anyuze mu barozi, abanyuze mu banyesha, anyuze ahantu hagiye hatandukanye. Ariko dufite ibyiringiro bidakoze isoni ko Yesu Kristo wanesheje azakomeza tuneshereza mu izina rya Yesu. Niwe byiringiro byonyine. Niyo mpamvu nshaka kuhubwira intambara uri gucamo wizihanga amaso ko ntiwazishobora. Kura amaso yawe ku ntambara, shyira amaso yawe ku mwami wawe. Umwami wawe watsinze icyaha agatsinda isi. Nubundi niwe wakunesheje. Ongera ubuhanga amaso azongera kuneshereze. Izo ntambara ntago zizahoraho. Oya, ahubwo wazitsinze ku musaraba nubu aracyahari. Kandi uwo niwe mwami wawe. Humura yanesheje isi. Mbarumbwire mugenzi ngo humura yanesheje isi. Niwe watsinze. Niwe watsinze. Satani ari kubyina amugeze ku musaraba bamaze kumutera icumu. Umwuka uvuyemo Satani araserebura. Hasi kabati wa wundi do. Wibuka icyo gihe ku musozi amugerageza amaze kumutsinda iramubwira ngo nkutegeye ahandi. Murabyibuka abasoma Bibiliya? Uzi icyabaye? Yahandi yaramutegeye ni hegera amutegeye ku musaraba. Ni yarazi ko tuvuge ngo haleluya. Tuongeye tuvuge ngo haleluya. Dore icyabayeho Satani yumvaga muri we ko Yesu amurangije, ko atsinze. Ariko ntiyarazi ko Yesu Kristo yamutegeye. Ntiyarazi ko mu rupfu rwa Kristo ariho twese tuzahererwa ubuzima. Ntiyarazi ko mu gupfa kwe ariho twese tuzatabarirwa. Bari kuzimu bari guserebura agiye kubona abona zuwazi ko yapfuye. Aramwegera aramubwira ati peti zana imfunguzo. Zana imfunguzo. Umva nkubwire uwatsinze ku musaraba kirya gihe n'uyu munsi aracyahari. Umwami wizeye ni umwami w'amahoro. Umwami wizeye ni umwami ushoboye byose. Humura ntago azagutererana. Niwe wanesheje isi kandi nawe azakuneshereza.
tuvuge ngo haleluya. Hari igihe unyura mu bibazo nanjye ubabwira ntimugiye ngo ndishyashya. Hari igihe uca mu bintu ukibaza byagenze bite. Niyo yaguhamagaye, niyo yavuganye na kwibaza sema kirya gihe ni wowe wamvugishije cyangwa nta muntu utagerwaho n'ibyo bihe. Ibihe hari igihe ibihe bikujyaho bikagukubita bien ukibaza waracumuye. Ibihe byageze ku mugabo witwa iziti Yobu. Umugore aramureba ati sha watutse iyo mana ukipfa n'ubundi kuri umupfu. Inshuti za Yobu ziraza, izo yatambiraga ibitambo ziraza ati ako Yobu wacumuye ku mana iki kutatubwira mu frère ngo tugusengere. Ati ntacyo, abana barashira, amatungo arashira, ubutunzi burashira. Umva ibyo bihe udafite uko bisobanura, bamushinja ibyaha ariko kuri we yarazi ko. Burareka mvuga aka kantu, mu gihe ukiri mu bibazo runaka ukaba ukibona umwuka wo kuvuga, ihorere ntacyo uraba, icecekere. Hari ahantu ugera kuvuga bikanga, mu gihe ukisobanura ngiye ndi guhura n'ibindi kurwana n'ibi, mu gihe ugifite umwuka wo kubivuga iturize ntakiraba. Hari ahantu ugera amagambo agashira. Byabaye ku mudamu witwa Ana, yajyaga ishira gusenga, mana we yo mu mwana yo. Igihe kimwe induru amarira arakama, yinjiye mu rusengero. Umutambyi amubonye, wa mugore we uzageza he n'isindwe rya muri iki gitondo urasinda? Umugore aramureba, umutambyi sinasinze. Agahinda k'umutima mu gihe ukivuga nturumva, iturize. Yohana wateguriye Yesu inzira. Yohana uzi cyabaye. Yesu yaravuze ngo mubabyawe n'umugore, mubabyawe ntawe uruta Yohana. Yohana agira mureta aratuma mumumbarize niwe siwe. Oroha hari umuntu uri gufashwa avuge ngo amen. Yohana wateguriye Yesu inzira, Yohana wamubatije Yesu yaravuze mu babyawe n'umugore, haki ya Mungu ntabarutuye. Aza kumutase ni wowe twaribeshye n'ubundi. Uziko Yesu amubwiye mugiye mumubwire ibimuga ibiye kugira gute. Mu gihe ukivuga nturumva. Hari ahantu ugera ukibaza ugatangira questioninga kuvuga ni wowe. Sometimes hari n'igihe n'imvugo y'Imana n'Imana yatuvugishije bikatwe exposinga ku ntambara. Kuba Imana ivuganye nawe nibivuze ngo intambara zivuyeho. Hari igihe umuntu uza kuvuga ati nukuri raje igizite none wareba ubuzima ukurikira ati niwo wambwiye ngo iraje. Tuvuge ngo amen, ababwira akantu. Torero rya Kristo tuvuge ngo haleluya. Byabaye ku mugore witwa Mariya. Mariya yari umukobwa mwiza, fresher kabisa, ubwiza hasi hejuru, yitegura gukora ubukwe. Marayika aramuzira, Mariya uhiriwe we. Ugize gute? Nyuma y'iryo jambo aratwita. Mu gutwita akurikiraho ibibazo. Ni gute wasobanura uburyo ki watwise nta mugabo? Ni gute usobanura Yosefu ati Yosefu muri koko yaramukatiye iyo marayika atahagoboka? Inamba ni gute usobanura isugi itwitite kandi marayika muzeho ngo uhiriwe we. Ariko najya nkubwiza ukuri, wowe ibyo uri guca mu bihe igihe
Mariya dore icyo yakoze, yaracecetse ajya kwa Elizabeti. Nyuma y'igihe gito yahindutse umugore wahiriwe kuruta abandi bose. Ibyo ubona bari kukugarurira intambara, tuzabiha igihe. Imana ishaka kuba ati uhiriwe we, bigakurikira n'intambara. Ariko se izo ntambara ntago ari izo kugira ngo zikwice. Izo ntambara no kugira ngo zigutegurire icyubahiro cyawe kiri imbere. Imana ibishaka kugutegurira icyubahiro cyawe kiri imbere. Reka nkubwize ukuri, buri cyubahiro cyose kigira inkuru. Every success has a story. Ibyo uri gucamo umunsi umwe bizahinduka inkuru uzabwira abandi bagakomera. Bizahinduka ubuhamya bwawe. Uzahagarara ahantu nk'aha ubabwire ngo dore naciye muri bino, ariko kubako k'Uwiteka kwabanye nawe. Ufite inkuru yo kuzabwira abana bawe. Ufite inkuru yo kuzabwira umuryango wawe. Come on, somebody shout hallelujah. Emera ubicemo ukomeye. Emera wihangane. Hahirwa abategereza Uwiteka. Hahirwa abategereza Uwiteka. Komera ushikame. Uwanesheje isi aracyari kumwe nawe. Biratuwe ngo wabyawe n'Imana wese. Hari abantu babyawe n'Imana bavuga ngo hallelujah. Maleka sopalagadia balagos. Fare canto paligas alilantre falagas. Sakuza hallelujah. Hari igihe bihucamo bikakwica ukananirwa ugapfa. Ariko reka n'umunyarwanda yarabivuze ngo nta gahora kagize gate. N'ikimenye mbere y'ibyo uri gucamo hari ibindi wanyuzemo, kandi nabyo wabonaga bikurangije. Ariko waserutse kirya gihe n'uyu munsi aracyahari. Ibyo uri gucamo muri uru rugendo, urugendo rw'agakiza, urugendo rwo ku Gisiyoni, ntabwo byoroshye, ariko humura. Mufite inkuru nziza. Uwatsinze isi ndi kuzimu, uwakuneshereje ku musaraba ari kumwe nawe. Komera shikama. Komera ushikame. Witinya mwana wanje, ntacyo uzaba mu bihe bikomeye. Yo Lela solela travalogas tanto palegaza. Samuri biganza bengo hallelujah. Hari iby'Imana biri kugutegurira. Muribuka umugabo witwa Yefuta? Muramwibuka? Yatenzwe na papa we. Bakuri bina abantu barakwanguka vuze duru. Papa wawe hati sohoka. Bakuru be abana bavukanaga baramusaba ati wori umwana w'ikinyendaro va hanga tuvira hagenda. Ajya mu ishyamba, agahinda karamwica, bibazo biramukubita. Ariko igitondo kimwe arabate enough is enough. Reka nongere nicare nikore, ejo tuzahakomereza. Uzi cyabaye nyuma yo kumujugunya? Babandi bamujugunye, babandi bagize gute? Nibo bagarutse baramuvuga bati tubabarire, uzatubera umujenerali, uzatubera umuyobozi. Najya nkubwire abagutaye bazi ko birangiye, abakujugunya muri bya bihe bikomeye nibo bazagaruka guhamya icyubahiro cy'Imana kizaba cyaje ku buzima bwawe. Najya nkuhanurira umugore nkubwira ngo hari icyubahiro kije ku buzima bwawe. Muri minsi 21 hari icyubahiro kije ku buzima bwawe. Uzi cyabereye kuri Yobu amaze gukubitwa, amaze kuva muri bya bihe, ngo Imana yamushumbushije kabiri ibyo yatakaje. Najya nkubwiza ukuri, ibyo watakaje story yawe iyo wanyuzemo Imana izabikubishurize. Mu makuba yawe Imana izahindura umunezero, izawukuba. Just be patient. Komera shikama. Shikama. Ntabwo uzapfa ujyahe. Hari ibintu byinshi ugomba gusetinga. Hari ibintu nawe uzajya
ibintu uri gucamo nibiri kukubuildinga, ibintu uri gucamo nibiri kukubakamo umuntu wawe. Reka mbwise ukuri, buri kigeragezo cyose ucamo iyo kivuyemo ukivanamo ubundi bwenge bushya. Yego, ukivanamo indi character nshya. Najya nkubwiza ukuri, ibyo uri gucamo ntago ari ibyo kukwica, ahubwo nibyo kugutunganya. Hari icyubahiro kigutegereje imbere, ariko niwakinjiramo kimeze gutyo, oya, Imana hari ibyo yemera bikakugira kugira ngo bigutunganye. Bireba ngo byose bifatanyirizwa hamwe kutuzanira. Nashimba ugora kujya nsubize mu muntu ibyiringiro, mubwire ngo ntarirarenga. My dear, dufite ibihamya by'ibyo yakoze mu myaka yatambutse, dufite ibihamya by'ibyo yaturengeje mu myaka itambutse. Nibi nabyo tubona tuzabihindura amateka mu izina rya Yesu. Ongera wambara imbaraga. Nta mpamvu ya depression, nta mpamvu yo kuryama ukarira, mana uzantabara rya mana we hoya. Haguruka. Yesu aragukunda ku buryo ntiyakwemera kuguta, kuko kuguta kwawe nawe yaba yitaye. Urukundo rw'umwami ni rwinshi kuri twebwe. Abisirayeli banyuze mu butayu babona nanze kaza, Imana tunyujije hakurya dupfe. No, mbere y'i Kanani hari ubutayu. Imana ishaka kuguforma. Tuvuge ngo haleluya. Twongeye tuvuge ngo haleluya. Twongeye tuvuge ngo haleluya. Najya nkubwire ngo amahoro abe mu mutima wawe muri uyu mugoroba, muri aya masengesho. Ongera ugira amahoro ya Kristo. We yarivugiye ngo amahoro abe muri mwebwe. Haleluya. Hari cyanditswe kiri muri Yohana 20:19. Yohana kuri screen washaka kudisi yaho. Yohana 20:19. Yesu yavuze ikintu gikomeye. Ay. Hageze ari cyo nsorezaho. Yaravuze ngo kuri uwo munsi, Yohana 20:19, nuko kuri uwo munsi bugorobye. Wumve neza aka kantu. Ari wo wa mbere w'iminsi 7. Ari we wa mbere w'iminsi 7. Abigishwa bari bateraniye mu nzu. Inzugi zikinze. Irekera mundebe gatoya. Onge subiremo papa, mundebe. Abigishwa bari bateraniye he? Barakore tube hamwe. Abigishwa bari bateraniye he? Mu nzu. Inzugi zikinze. Inzugi zigize gute? No. Inzugi zigize gute? Zikinze. Kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza. Ahagara hagati yabo. Ko inzugi zari zikinze, Yesu yaraciye. Yesu araza arababwira ati amahoro abe muri mwe. Irekerera. Tuvuge ngo haleluya. Abigishwa bari mu nzu, inzugi zigize gute? Sindabumva inzugi zigize gute? Uzi icyo bishatse kuvuga? Opportunities zafunzwe. Intambara ari intambara, bafunze ubwoba bubishe mu mitima. Cyagiye ubona byagucanze, cyagiye ubona nta cyerekezo, cyagiye ubona naho hantu wahungira ubuzima. Yesu ngo arinjira mu nzu, arabata amahoro. Mwani magambo, mu buzima bugukomereye Yesu arakubwira ngo amahoro. Igihe ubona na opportunity, Yesu arakubwira ngo amahoro. Zamura ibiganza wakira amahoro ya Yesu mu buzima bwawe. Narivuze ngo wakira amahoro mu muryango wawe. Ibanga rya mbere kuri inosi ni amahoro ya Yesu. That's why nshaka kubabwira barokore muteraniye hano, mwemere muruhuke muri Kristo Yesu. Dufite ibibazo by'abakristo benshi, twuzuranye depression mu nzu y'Imana, twuzuranye agahinda, kandi Yesu yaraje ngo tubone amahoro. Hari principe nshaka kubabwira ejo nzakomerezaho. Find rest. Tuza, ruhuka umutima. Turuhukira he? Muri Kristo Yesu. Ruhuka. Yarivugiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze mugire gute? Musange. Ndagira gute? Ibyo ubona bikuruhije muri uru rugendo, ibyo ubona bikugoye muri uru rugendo, ndagusabye bitwara ubyikoreze Kristo. Wibyikorera, kuko nubyikorera agahinda nibwo kazakwica. Depression ni iki? Nukufata nsharije ibintu byose. Reka mbabwize ukuri,
waba warize, waba ufite amafaranga, waba umeze gute, hari ibintu bitari muri power yawe, hari ibintu bitari mu bushobozi bwawe. Ugomba kwiga ukaba ati iki ntacyo nshoboye, ndakikwikoreza, vayo ugifate. Igihe uzikorera icyo utashoboye uzicwa n'agahinda, kandi hari umwami w'amahoro kugira abe ku buzima bwawe. Kandi mu bintu bibi bibaho n'ubuzima butarimo amahoro. Bwoko bw'Imana, Yesu yaraje ngo turuhuke. Niki kituruhije imitima? Nubwo burwayi, nubwo bukene, bimwikoreze. Niwe wita kuri twe, munyikoreza amaganya yanyu yose. Hari ibikuremereye, byikureho. Hari agastori kamwe numvishe kera. Umugabo umwe mu cyaro ngo bamuhaye lift mu modoka ya pick-up, bamucaho bamuha lift, yari yikoreye ibipfunyika. Arangije bamushyira mu modoka inyuma. Ageze mu modoka inyuma arakomeza arabyikorera, ariko yicara no mu modoka. Baragenda bakasubira mugabo biti, baragenda bageze imbere bateparika. Baraza bati wa mugabo we, twe twaguhaye lift kugira ngo uruhuke, none urakikoreye n'ukubera iki? Ndaravuga tuzi impamvu, n'ukugira ntarushye imodoka yanyu. Urumva icyo kintu? Hari abantu benshi twakijijwe, hari abantu benshi turi muri Kristo, ariko turakikoreye. Uyu mugoroba urabitura mu izina rya Yesu. Mwizere, bimwikoreza. Kandi nubimwikoreza wijya kureba ngaraza kubikora rya no. Just find rest. Ruhuka. Ngira mugenzi wangu, ruhuka mu izina rya Yesu. Ubwoba bw'ubuzima bushire. Bwoko bw'Imana, ubwoba bw'ubuzima bugire gute? Abana banjye bizagenda gute? Mana we, abana banjye. Ese reka nkubaze, iyaguhaye abana, uza abandi bababuze, iyatinyutse kubaguha, do you think itazabarera? Biravanga abana bacu bazigishwa n'iki? None babyeyi muri hano muvuge ngo amen. Ngiye kubabwira akantu namenye karambabaza, ariko nawe reka nkababwire kakubabaze. Muzi ko bari abana banyu Imana yakugiriye ubuntu bwo kuba abakozi babari abana. Barabana saba uri umukozi wabo. Imana ikunda bari abana kuko hari imigambi y'Imana iri ku buzima bwabo. Rero Imana iratanga iyo wabikorereye umutwaro kuyirusha we. Reka mbabwize ukuri, uzabaho, abana bawe bazaba. Just ruhuka umutima, tuza, ubwoba bw'ubuzima bushire. Barokore, dufite umwami udukunda, dufite umwami w'amahoro. Biraba ngo itarimanye umwana wayo izabuzwa n'iki kindi. Twige kuruhuka. Se twabarokore turarira, n'abapagani barire. Barabarize bifite rezo. Ariko twebwe abana b'Imana turuhuka umutima mu izina rya Yesu. Ubwoba bw'ubuzima bushire. Reka mbaye ibi byanditswe bibiri. Abaroma 8:15 n'Abagalatiya 5:1. Abaroma 8:15 n'Abagalatiya 5:1. Kameshaka Abagalatiya nta kibazo kujya twihute. Abaroma 8:15 haravuga kuko mutahawe umwuka w'ububata. Kuko mutahawe umwuka w'iki? W'ububata. Ubasubiza mu bwoba. Ubasubiza mu ki? Ahubwo komeza. Ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana. My goodness. Udutakisha uti Abba Data. Abagalatiya 5:1. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba abo mudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Bwoko bw'Imana, ubwo bufite n'ubwiki. Kristo yaratubohoye kugira ngo tutazongera kuba imbata y'ubwoba, imbata y'ubuzima, ahubwo duhinduke imbata ya Kristo gusa. Nagira ngo soze uyu mugoroba mbabwira ngo ubwoba bushire. Mbwira umuntu mwegera ati ubwoba bushire mu izina rya Yesu. Mubwire munyeganyeza ati ubwoba bushire. Iriya business yawe irarinzwe. Mubwire ngo abana bawe bararinzwe. Mubwire ngo akazi kawe kararinzwe.
project zawe zirarinzwe, wirara udasinziriye, ujye uryama wiziguye kuko agize gute, atubereye maso. Muhaguruke twese, duhaguruke dusenge. Maleka sopalagada. Tuvuge ngo haleluya. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvu. Twese duhaguruke. Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo, twese turirimbe n'amajwi yaranguriye cyane. Numva mu mutima uretse iyo kuvu. Haleluya. Ngo Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo, nta yindi ndirimbo. Haleluya. Numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Tuvuge ngo haleluya. Naje hano kugira ngo nkubwire uyu mugoroba, ibindi tuzabikomeza ejo. Nagira nkubwire ngo ruhuka, umutima wawe wicare utuze, akubereye maso. Biravuga ngo azatanga ingabo nyinshi. Papa, biravuga ngo azatanga ingabo nyinshi zipfe. Apana kubw'ihene, apana kubw'inyamaswa. Ubwo bufite n'ubwiki. Azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, zizapfa ku bana bawe. Muribuka amagare n'amafarashi y'Abanyegiputa yashiriye mu nyanja. Icyakubwira ibimaze gushirira mu nyanja kubw'ubuzima bwawe. Nagira ngo wanure ngo ubuzima bwawe burashinganye. Ubuzima bwawe n'ubw'agaciro kenshi mu maso y'Imana. Hongera uyambara imbaraga uyu mugoroba. Hongera usubizwemo imbaraga muri uru rugendo. Ni hahandi Satani abishime nabishime, Isiyoni tuzagerayo mu izina rya Yesu. Abishime nabishime, tuzambuka mu izina rya Yesu. Biravuga ngo abanjye ndabazi, yaduciye imanzi mu kiganza. Urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyahagaze. Rwanditsweho iki? Uwiteka azabe muri abo ngabo urimo mu izina rya Yesu, kuko waciwe imanzi mu kiganza. Tuvuge ngo haleluya. Amaraso ya Yesu yavugaga neza kuruta ya Abeli. Amaraso ya Yesu ntazigera ashyira imbaraga. Ayakumenekewe n'ubu aracyahari ngo akurinde. Nta murozi uzagushobora, nta munyeshyari uza. My goodness, ndumva nahanura uyu mugoroba. Nta murozi uzagushobora ku buzima bwawe. Abanzi bawe bazafata ubusa. Iyatangije umurimo mwiza muri wowe no kuwusohoza izawusohoza mu izina rya Yesu. Iyaguhaye agakiza irabizi ko izabana nawe muri urwo rugendo rw'agakiza mu izina rya Yesu. Humura, iherezo ryawe ni ryiza. Iherezo ryawe ni ryiza muri Yesu Kristo. Zamura ibiganza ngo haleluya. Ongera wambara imbaraga. My goodness, uyu mugoroba ya ongera wambara imbaraga. Akira imbaraga mu izina rya Yesu. Ihanure vuga ngo Jackson we akira imbaraga. Ivuga izina ryawe, akira imbaraga. Na Yesu ubwe, muribuka ibyamuhaye ku gashyamba k'Igetsemani. Yarebye ibibazo, arareba intambara, aratangira ibyo yavaga byari birimo iki. Urumva iyo pain. Aratangira ati Imana nta kuntu byashoboka. Aratangira kunegosi kandi yavuye mu ijuru azi ko hazapfa. Arati byashoboka ko iki gikombe, umva icyabaye, na igikombe ugomba kukimwiraho, ntushobora kugikwepa. Uzi icyabaye kuri Yesu agisenga ngo marayika araza. Ngo marayika araza agira gute? Amwongerera imbaraga. Najya nkubwiza ukuri uyu mugoroba, hari marayika waje kugira ngo akongerere imbaraga. Ibigeragezo muri iyi minsi yawe byari kubanye byinshi, ibigucogoza byari byinshi,
ariko uyu mugoroba hari marayika waje ku buzima bwawe, hari marayika waje ku bana bawe, hari marayika waje ku bw'umuryango wawe kugira ngo akongerere imbaraga mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza wakira imbaraga zivuye mu ijuru mu izina rya Yesu. Ukeneye imbaraga muri uru rugendo, ntabwo ukeneye kurambirwa. Abasore b'imigenda ariko abiringiye Uwiteka bazasubizwamo imbaraga n'iki nk'ibisu. Uyu mugoroba hari marayika waje kugusubizamo imbaraga. Wamfasha kubwiriza ukavuga ngo haleluya, haleluya. Ntabwo uzapfa, ntabwo uzaseba. Mbwira mugenzi wawe ngo ntabwo uzaseba. Likasopala katia balakasota farikanso parega. Bajene muhumure, abisi ntacyo baturushije, ntabwo muzaseba. Umwami twiringiye ni umwami w'amahoro. Bajene tuvuge ngo haleluya, bajene tuvuge ngo haleluya. Hari igihe ubona bo mwiganye ukabona bageze kure, ukabira kati njyewe ndacyari muri haleluya hozana muri korari ndacyari, ukumva ngenda umuturage. No 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 no. Umva ngubwiza ukuri, ibyabo nta garanti bifite, ariko ibyawe bizaza kandi nibihoraho. Wikwikompeyaringa n'abandi, no. Uri unique mu maso y'Imana, uri ikinege. Mareka sopa, wigira pressure y'ubuzima. Iyi pressure yabo mukora na pressure, uzarongora ryari, uzarongorwa ryari. Umva, bizaba kandi ibyawe bizahora iteka ryose. Ndumva nahanurira uyu mugoroba tuvuge ngo haleluya. Ushobora kureba byawe byaratinze. Oya, ntabwo byatinze. Ntabwo byatinze we. Uzi impamvu? Kumana. Wamvugiye amena nkavuga akantu gakomeye. Imana ntabwo igikerererwa, Imana ikora mu gihe cyayo. Washaka kubona ibyo abandi bageze wadasafata imyaka 20 kubigeraho, ariko ku Mana suko bimeze. Muribuka umugabo witwa Obededom? No, amakuru y'umugabo witwa Obededom murayazi? Umugabo wakize mu mezi 3. Amezi 3 yaragize ubutunzi burenga umudugudu, burenga umurenge, burenga akarere, bigera ibwami kwa Dawidi. Baramubwira ngo wa mugabo washyiriye isanduku yarakize mu mezi 3. Uzi icyo ari cyo? Ku Mana munkurikire, ku Mana ifite icyo bita system of advantage. Ni iki mu Kinyarwanda? System of advantage yitwa gute? Yitwa speed. Speed. Nicyo cyabaye kuri Eliya. Abwira umwami ati fata igare wirukanka. Ati se wowe ndagusiga, ati wowe byihorere, njyewe hari speed ngeraho. Iyo speed yamanutse, ibyo ari kuzabona mu myaka 30 bibona mu mezi 3. Muhumure, narivuze ngo muhumure, hari speed. Imana ifite icyo bita system of advantage. Ibyo abandi bakora imyaka 5 ngo babibone, wowe bibonera mu minsi ingahe gusa? Mbabarundebera abantu 3 bahanure ngo wakire speed y'Imana mu buzima bwawe. Mubwiye ngo muri finances zawe wakire speed, mu mashuri yawe wakire speed, muri business yawe wakire speed, muri business yawe wakire speed, mu muryango wawe wakire speed. Can I prophesy tonight? My goodness, my goodness. Zamura ibiganza byawe muri business yawe, zamura ibiganza byawe cyane muri business yawe, mu kazi kawe. Turahanura speed mu izina rya Yesu, kuko wategereje Uwiteka. Wakira speed mu izina rya Yesu. Mu mashuri yawe wakira speed mu izina rya Yesu. Muri project zawe wakira speed mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Pale kasopala kata shentinza makunza balagade
Faroka sopa. My goodness, my goodness, my goodness. Ndabona hari kure Imana iri kurestoringa ubutunzi bw'abantu. Imana iri kurestoringa financially. Oh my goodness. Ongera wambara imbaraga. Wambara ikimbaraga. Papa, munyemere dusenge iminota 2. Tugiye gutogota. Ubwira Imana ati Mana, nyuzuza imbaraga. Ngo ntago nzacogora. Ntago nzacogora narinjira mu masezerano yanjye. Zamura ibiganza byawe. Ndagusabye zamura ijwi ryawe utangire usenge. Ubwira Imana ati Mana, nyuzuza imbaraga. Aharaho warucitse intege, aharaho wumvaga birangiye, ariko najwe nk'ijwi rya gihanuzi mugoroba rikubwira ngo ntago birarangira, ntago ndakumva usenga. Zamuka mu mwuka, zamuka mu mwuka. Abazi gusenga mu ndimi dusenga mu ndimi. Ubwira Imana ati Mana, nyuzuza izindi imbaraga. Umuryango wanjye wuzuza imbaraga, abana banjye buzuza imbaraga, abaririmbyi mwuzura imbaraga, abanyamasengesho mwuzura imbaraga. Ikabalagosa rendeke pakata pakata. Sindakumva ushobora gusenga kurushaho ngaho. Zamuka mu mwuka, zamuka mu mwuka. Imana iruhura umutima wawe. Imana iruhura umutima wawe. Nimbaraga hinda warumaranye iminsi, marayika w'Imana yakumanukire agukize mu izina rya Yesu. We warucogoye, we wumvaga byarangiye, subizwamo imbaraga, subizwamo imbaraga, subizwamo imbaraga. Marekeze palagadi, jeke palagazuga bagada. Mwambara imbaraga mu izina rya Yesu. Ibikomere bishira mu mitima yanyu. We warubabajwe n'ubuzima, we wumvaga birangiye, ndagutangariza uyu mugoroba, wambara imbaraga mu izina rya Yesu. Bajene mwambara imbaraga, bamama mwambara imbaraga, bapapa mwambara imbaraga. Lekazobagadalabosh rindorobo kapalakas. Imbaraga mwami, imbaraga mwami. Abari bacogoye muri uru rugendo bongera imbaraga nkuko Yesu yongerewe imbaraga i Getsemani. Uyu musozi wa Bethesda uyu mugoroba ni Getsemani. Mwongera mwuzura imbaraga. Marayika manuka, marayika wamanutse i Getsemani. Manukira ahantu wuzuza abantu bawe imbaraga. Abari bananijwe n'ubuzima mwongererwa imbaraga. Marekeze palagada, jeketeketeke palakus. Amarira numva je uyarekure. Hari operasyon mwuka wera arimo, hari operasyon mwuka wera arimo. Ndabona hari imitima iri gukira ibikomere. Oh my goodness. Aya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 . Ruhuka umutima, ruhuka umutima, ruhuka umutima. Varekeze balagadia balakos. Katola prahanta labash. Mubwira urukundo rw'umwami uko rukwiriye. Atumye abwira umunyabyaha. Ai eka kumve ijwi ry'umwami Alika sopalagade malakaso musomere inzandiko z'umukozi we. Ayiwe murinde ya misemburo y'iki. Ndabona hari ukubohoka kudasanzwe, ndabona hari ukubohoka kudasanzwe. Imbaraga z'umwuka wera ziri kugendagenda muri mwebwe. Leka sopa legedegedege bagasi. Musomere, musomere farekeze palagadere bosh. Aiwe murinde misemburo y'ikigihe. Imbaraga z'Imana ziri kugenda genda. La leka sopalagade. Aru
tukiri muri uyu mwuka wo gusenga, tukiri muri uyu mwuka wo gusenga, urabizi neza ko utarakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Urabizi ko ukeneye Yesu ngo aruhure umutima wawe. Urabizi ko ukeneye Yesu ngo akuruhure ibyaha. Urabizi ko ukeneye Yesu ngo akogesha amaraso ye. Ndagusabye, nimba uri hano utarakizwa, irukanka hano imbere musengere, irukanke vuba. Ndashaka kugusengera, irukanke. Urabizi mu mutima wawe, umutima urabikwemeza ko utarakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Irukanka hano imbere musengere mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu, irukanka ndagutegereje, irukanka ndagutegereje. Nazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu, nazigera ashira imbaraga. Nta muntu uri hano utaraho ubuzima bwe Yesu Kristo. Ushobora kuba utumvishe neza. Nta muntu uri hano wifuza ubuzima bwe Yesu Kristo. Banguka, irukanke, ni wowe ntegereje. Ni wowe nari ntegereje, irukanke hano. Abitorero nuko muserebura ubugingo bw'Imana. Iyo umuntu umwe akijijwe mu ijuru haba impundu. Irukanke ngwino kwa Yesu. Yesu ni utanga amahoro. Yesu ni ukiza ibyaha. Yesu ni utanga impano y'ubugingo buhoraho. Umwizera wese ntazapfa ukundi. Umwizera wese ntazarimbuka, ahubwo azahabwa impano y'ubugingo buhoraho. Irukanke, 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 ngwino kwa Yesu. Ngwino kwa Yesu. Uyu mugoroba ni umugoroba wo kugendererwa. Witinya amaso y'abantu, irukanke, irukanke. Uyu munsi wagenderewe. Uyu munsi wagenderewe. Maroko sopatorero ry'Imana, mweke duserebure kubw'iminyago. Leka zo palagadiga diga palagadege. Ndacyagutegereje nawe, ngwino. Nta soni biteye. Urabizi ko wasubiye inyuma. Urabizi ko waguye. Urabizi ubuzima urimo. Banguka, banguka. Yesu ateze amaboko uyu mugoroba. Iyo bagwaruje ngo akuruhure, iyo bagwaruje ngo agukize. Laleka so palagada la bosh. Yes, my goodness. Rebi iminyago. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lenalos. Tugiye kubasengera. Ibi nibyo bihembo byanjye. Ibi. Iyo abantu baje kwa Yesu, dore icyaturuhuye ni iki ngiki. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Hayiwe none mu mutima wanjye huzuye ishimwe, shimira umukiza. Igitangaza, izo mundu nayo mashyi kwa Yesu. Haleluya. Igitangaza, Munyabyaha wagakiza. Tugiye kubasengera. Mufashe icyemezo cyiza, ntago muzigera mukicuza. Umunsi umwe nanjye nafashe iki cyemezo. Nari ikibandi, ariko ikibandi cyabaye mu pasiteri.
Yesu yaranduhuye ibikomere nari nuzuranye, ibyaha nari nuzuranye, yaranduhuye, yaranduhuye. Icyiza nshima Imana nuko umuntu uzi nari kibanda. Hano hari umuntu uzi Gisele ari he, twariganye, ari he Gisele? Dore nguriye uriya mukobwa arabizi ukuntu ari kibanda, ariko uyu munsi niwe uza kunyakira nje kubwiriza. Umunsi umwe nuko twese twari tumeze. Mwebwe suko mwari mumeze umunsi umwe mama, ariko reba ukuntu uyu munsi turi. Kristo niwe byiringiro bidakoze isoni. Bantu muje kumwakira ntago azigera bakoze isoni. Iyabanye natwe, iyabanye n'aba babyeyi mubona, iyabanye n'aba papa mubona, iracyahari. Uyu mugoroba niyo yabahaye invitation kugira ngo mumwakire, ntago muzakorwa n'isoni. Muzamure ibiganza byanyu, musubiramo ano magambo, muvuge ngo Mwami Yesu. Sindabumva, muvuge cyane, Mwami Yesu, turakwakiriye, utubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Kuva uyu munsi twihakanye Satani n'ibikorwa bye byose bibi. Mwami Yesu, utubabarire ibyaha byacu, udukure mu gitabo cy'urupfu, udushyire mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu. Wa munsi ubwo uzaba uje, natwe uzadutware kubana nawe iteka, mu izina rya Yesu, amen. Torero murengeze ibiganza tubasengere. Mana, dusengeye aba papa, aba mama, abajene bafashe umwanzuro mwiza wo gukizwa. Tubahereje ibiganza twese tuvuga ngo reka imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bibe ku buzima bwabo. Mwuka wera ubashumbe mu izina rya Yesu. Muri bo ntihazagira uzasubira inyuma, muri bo ntihazagira uzacika intege. Kuva uyu munsi, kuva uyu mugoroba, reka bambare imbaraga nshya, baguruke muri kino gihe mu izina rya Yesu Kristo. Ubashoboze muri byose. Tugukomeye amashyi menshi tugushima mu izina rya Yesu. Munyemerere duserebure iminyago igarutse kwa Kristo, dukomera Imana amashyi menshi. Torero ry'Imana, mureke dukomere Yesu amashyi menshi. Reka muhaguruke, protokole babafashe, mukurikira mu papa aragenda bafashe. Wow, wow. Mwambare tugongera tugakomera Imana amashyi. Tuvuge ngo amen. Imana ibaha umugisha. Abafashijwe tuvuge ngo amen. Abashubijwemo imbaraga tuvuge ngo haleluya. Ejo hano